ubwo uyu musore n'umugore bari binjiye mu gikorwa nyirizina ntibyabagendekeye neza. Ibyari byitezwe kurangwa n'umunezero w'ituze byaje kurangira bihindutse amarira n'induru nyinshi, kuko ubwo batangiraga igikorwa bahise bamatana maze bagatangira gutabaza rubanda. Abaturage bo mu gace ka Daraja Mbili mu mujyi wa Kisii bahise baza gutabara, maze bahita baterura uyu mugore ubusanzwe ufite umugabo hamwe n'umusore, babasohora mu kabari kitwa West Goji aho barimo basambanira, bagahita bamatana maze bahita bafata inzira berekeza ku mupfumu ngo ababohore. Ubwo bagezwaga imbere y'uyu mupfumu yahise yikomanga mu gatuza cyane, maze yemeza ko uyu mugore ubusanzwe ucururiza muri aka gace ka Daraja Mbili ari we nyirizina umugabo we yaje kuraguriza, amukekaho ko yaba amuca inyuma. Inzuzi z'uyu mupfumu ngo zikaba zaje kumwerera, maze birangira uyu mugore koko afashwe yamatanye n'umusore basambanaga. Mu nduru nyinshi uyu mugore wari wamatanye n'umusore yasabaga ko yabohorwa bityo akarekurana n'uwo bari bamatanye. Gusa ibi kugira ngo byemere, umupfumu ngo yasabye umusore kumuha amafaranga kugira ngo batandukanye. Atalipa zile gharama za yule bwana, kwa sababu kufanya kazi sio bure. Mwenye analipa ni huyu mwenye ameshikanishwa. Kubera ubukungu butari bwifashe neza mu mufuka w'uyu musore ngo ntiyabashije kwishyura amafaranga yakwaga n'uwo mupfumu ako kanya. Bisobanuye ko bakomeje kumatana. Nubwo umugabo w'uyu mugore ataraho, ubwo umugore we yamatanaga n'umusore basambanaga, byumvikana ko aho yari ari hose amakuru akimugeraho yaba yahise yishima, kuko yabashije gutahura neza uburyo umugore we amuca inyuma.